n'ukuri ntabwo nataha wambabariye n'ukuri ubuzima niyo burangoye bivuga rero ngo nawe wishakira kuguma mu mujyi ubuzima bwariya buragoye njyenyine n'abana wangiriye impuhwe mubyeyi ndakwinginze n'ukuri ngirira impuhwe mumbabariye muncumbikire ntabwo ngenda uzi ibintu wari ugiye kumva wowe ndabizi ntabwo ngenda amafaranga nkwishyura soka simabuza wambara ndakwinginze hanyuma mpamagare polisi Waki? Ikintu kizunguje mwana. Kizunguje? Chichimoza wangu. Humura nta kintu gihari sibyo yongeye kugira ubwoba sibyo humura tuzi nta kintu gihari ariko se bimeze bite bituma numva mfite ubwoba humura sibyo tuzi sibyo Ntiwongere kurira tuza ndi kumwe nawe humura ntabwo musiga ndahari sibyo uretse njye ntabwo nzongera gukira hano gahunda tuzi humura sibyo humura nta kibazo sibyo rero hano urarinzwe sibyo humura nta kibazo uzagira igihe cyose nzaba ndi kumwe nawe sibyo kandi utuze ushyira umutima hamwe utaryama okay
ufite nta masaha neza zo gukorera hano wowe. Mva nkubwire. Nanyumva. Nta kintu nabonye. Nta kintu wakoze iki? Nabonye. Nta kintu wabonye. Nta n'icyo numvise. Nk'umunwa wawe gutya. Yego. Ntabwo nigeze nsohoka. Uranyumva neza? Wasohotse none aho ngo tuvugana. Ntabwo nasohotse ntiwigeze umbona. Ukumva ibyo ndi kukubwira. Ntabwo nigeze njya mu cyumba ariko ugira ubwenge. Iki cyumba ntabwo nakigezemo uyu munsi. Ntacyo wagezemo, nta n'icyo waranyumva. Uzagira aho mbyumva na gato. Yego. Ahantu nzabyumva na gato. Ako ntabwo azaba ari njye, ari njye batari njye. Ndakubwiye ngo nzagira umuntu numva ko wumvize wumva ko ngiye nasohotsemo hano. Kandi ntazabivuga, ako ari igihe wowe ubyivugira ubwawe. Njye nta muntu nzabibwira. Uranyumva neza? Ako ari igihe babivuga bafata. Uje ukumva ibindi kukubwira? Ntabwo wambonye uyu munsi. Ntabwo wambonye uyu munsi. Uranyumva neza? Ubyume nkazabyumva na Jojo. Cyangwa undi muntu mbyumva nkumva ngo hari umuntu wabibwiye. Aka kazi ntabwo uzakararaho. Nuri hano kugira ngo utunge iwanyu? Yego. Agiye no gupfa none se arimo hara bose. Ibyo ntabwo bikureba. Ugira ubwenge. Niba ushaka kuramba muri uru rugo, ufunga umunwa wawe ukora akazi kakureba, ibyanjye na Roje ntabwo bikureba. Ntabwo nabimenye ntabwo nzi n'ibyo babivuyemo. Shaka ukagira umuntu uzabyumvana. Mana we. Ukagira umuntu nzabi. Ako se ko yabura binjira nibanga. Ako se umuntu uzagukoropa hano aya masaha ubundi ko utakoropye kare. Kandi n'undi naje kare. Wende byari ngombwa ko duhura. Uyu bafashe inzira ukagenda ubumbonye. Umuntu wawe ukazakunanira shawe. Umuntu wawe ukazakunanira shawe. Cyazo nuko ari byinshi mu mutwe wanjye no mu mutima. Nibi cyane utabika. Okay, kamvuga ibyo ntabika. Yesu we ko umugabo wubatse. Mva nkubwire. Nakubwira gute? Nakubwiye ngo ntabwo wigeze umbona muri iki cyumba. Uranyumva? Nzakunika umwuka nzawukuramo. Nta soni. Nk'udushinzwe iki? Nyine papa mfite agahinda. Agahinda k'iki? Ku mugabo wubatse aryamana nawe. Nako gusa ugira ubwenge ubundi. Nakubwiye ngo ubumva umunwa wawe. Ukora akazi kawe ukorope nta kindi ushinzwe hano ukora imirimo yawe. Ibyo kujya kuvuga ntabwo uri umunyamakuru muri uru rugo. Ukazagira shaho umuntu uzabwira ko ugiye wongeza umbona muri iki cyumba. Ngeze nkubona pe. Okay. Sawa. Koropa ibyo ukoropa. Ariko tuzabonana. Kirara cy'umugore. Ibaze guca inyuma mukuru wawe ku mugabo we babana mu nzu karara no mu cyumba base mujye mu cyumba cy'abashyitsi nimuze mu cyumba cy'undi mwana mujye uzana n'imikoshi kirara pe so nzabibika kuko Singize Yesu wanyongeje ibyaha nganyigisha iby'inzira ye unsengeshe menezerwe Singize Yesu wanyongeje ibyaha Hima muri gusingiza Imana niko bimerera umuntu ari gusenga arasingiza Imana uravuga ko Imana yumva abantu barize icyo bari guseka bari guseka ende badaseka biragaragara ko bari guseka yewe iyo umuntu ifashe umuntu yiba ntubivuge iyo bareze nawe tuba umuntu wibye sibyo ra mwana we kuyigira ufite agahinda karame umutima wanjye wuzuye agahinda ariko umuramana izagufasha
wakubwira none ibyo nabonye sumbivuge ukambivuge n'undi ndagukunda yewe wari uzi ko mana we ibintu nabonye mu byo kuda shaka kugira ngo njye muvanye umeze nka kuriya w'ikirara inshingira ku mugabo sha namwe kwa cyangwa ngamurogesha agapfa sha arutwa n'umuntu wapfuye njyewe ejo bundi narasohotse nigendeye ngiye kubona mbona umuntu nawe yahagaze hano dore nta byabereye none arangije ari gukora kuri karuvati y'umugabo wawe none arangije none arukora yarafashe isume yayiregeje iragwa none amera gutya akagira bakiguye iguye atavuga atayigiye yawe mbabare ikigo atavuga ngo mumbabarira barandembye n'umugabo warandeba nyine ntabwo nari ko biri basi kano ese kurize narakubwira n'ibindi yari yambaye isume yonyine amuyambiriye nyine yaramuyambiriye ari no kumukora ku gipeso n'atamuyambiriye akajya amuyambira yitigisa nyine kugira ngo ive ahita akora ku kitego ubusa buri umugabo warabibona yewe ntabwo ari ibyo byonyine ariko mana nuko ngira ibanga njya mpfa kuvuga ubujajwa ndiba nditonda cyane wose ko namubonye mu cyumba cyawe ndababonye bavuye mu cyumba cyawe binjiyemo mbareba banasohoka mbareba pararanye karame jo yaraniga unzi beshye mbivuga ko ntabwo mbikubwiye naho bigeze kuko umwana barabikoze njoye murumuna wacu mu cyumba cyawe amaraso yanjye mu cyumba cyawe ukoreremo mariage handi uganira n'ibintu byose n'umugabo wawe muri make wubakira urugo namubonyemo yarwivanzemo banyirukanye mu cyumba we arinjira bamuha ikaze ko ntabwo nagakwiye kuba mbivuze ubuzima bwanjye buri mu kaga ntuyahumura niba murumuna wanjye yaranshenjeje amarozi umugabo wanjye ntanyumva akaba atakinyumva atankunda ari we akunda bivuga ngo ahubwo bivuga ngo Joy yaruze umugabo wanjye ahubwo soba yaramubuze we ntasurusha kumbwira ko ari ibyo mukora hari igihe byiza na gutyo nyine abagabo barahinduka hari igihe we nyine wenda ari ibintu aba yaramukora wenda birenze ibyo ukora cyangwa yaraguhaze cyangwa ibintu wenda amukoreye akaba abyurira kugira ngo aguce inyuma nasa igihe umugabo aguca inyuma nta mpamvu ntacyo utamukorera bigeze habi karere ca yaranize aramwaho sinzabivuga naho kwihangana ngifite mana we nyinera agahinda ntiwicuza kuba bimbwiye n'ubundi ntacyo ntabona ndi mukuru ntacyo nabona ariko nyine njye ntabwo nari mfite gahunda yo kuhabona nubwo n'ukuntu nari nikoropeye ndi kwikoropera mbona abantu barasohotse yambaye ibisume ariko bose we ntabwo yambonye ni Joy arambwira ngo ubu ibintu ngo uzibeshya ngo bivuge cyangwa ngo ubwire ngo ko ari akagore akwita akagore kare kubw'ineza yawe ndagusaba guceceka kare iyi ntabwo ari inkuru yo kuvuga mama we ntabwo nzabivuga kwingenza ceceke hagira undi muntu ubwira inkuru njyewe nikubwiye ko nabonaga ari ngombwa usibye ko nta nubwo nabivuze njyewe byari ngombwa kumva ibintu ariko numva nzakundira ibanga nzabishimira ntabwo nagusabye ntabyo nzaceceke nawe wihangana byose ndashobora urabishobora kuko Imana agerageza abashoboye kwihangana utabishoboye ntabwo wakumwanga umutima wanjye wuzuye intimba umutima wanjye wuzuye agahinda umutima wanjye urababaye kugeza ubwo nkuririra wowe nanjye numva mfite isoni numva ngiye gupfa uzakubona umuntu kumva ukuntu ndemerewe mana mu kwihangana mana mu gutsinda iki kigeragezo mbivugiye icyo ari kubura gushaka ugira umunwa mwana shaka ugira ubujajwe wagira ngo barakuroze ubundi mbivugiye iki karame
umere nkaho iyi nkuru utayumva. Ntabyo navuze ko urubundi. Nanjye ndamera nkaho ntigeze kumva rujije cyuvuga byagukora kandi Joy ntajya avuga ujye wigiriza. Genda cucuka. Genda. Napoli. Genda. Akumana. Nimwe abanyarwanda bavuga ngo yapfuye ntawe utayiryaho ko. Bija amakuru ntayo pe nta kwirirwa ntawe. Aha. Bija ngira ngo uri mukuru nawe urabona. Utabona pe. Ntabwo ndi. Ibintu birakomeye nyakubyara. Ese mabuja. Bonaga amaherezo y'ibi bintu byanyu aragahe koko. Bija nanjye simbizi. Je rero kibi nuguye mukirwa n'umuvandimwe. Yaba aruze ko wari undi muntu wenda mvuge ngo duhangane twerure. Mba numva mfite isoni n'ikimwaro cyo kumva ko muri umuntu wanjye yantwaye umugabo birayitse. Arega buriya mabuja akankubwiza ukuri. Bagamacinya gamibe we inzoka. Buriya urumva isogisi narihishe. Isogisi by'abantu kabuze kumfatanya n'ibibazo nifite. Nagahishe. Ukumva. Si umuvandimwe wumvaga ari iki? Uriya umwanzi wa mbere ni uwo mubanaga mu nzu. Uje si undi muntu w'ahandi waza ubusi ngo kuraraguzwa hanze. Mana shuri nasanze ubundamye nk'ipusi hano hirya mu ndabyo. Numva agahinda karanyishe. Ndavuga ni subu nkubikire ubundikire. Ndavuga nsi none reba ubuzima urimo urebe murumuna wawe satuza satengamaye. Ni murumuna wanjye nyine kandi nagerageje kumwirukana muri uru rugo, nagerageje kumusohoramo umugabo yambereye ibamba. Ariko rero kamubwire agaciro kundusha. nyine nawe ntiwumvaga kuzi ko yaravuye mu bitaro. Uvuye mu bitaro iyo uvuga uti are sorute ta ukamwirukana hakiri kare. Bija ntacyo ntakoze. Nta kintu wigeze ukora nawe. Namwirukanye inshuro zirengesha tucyagiye nkiva kwa muganga. Nize kuzana uyu mukobwa se w'umukozi byagenze bite? Suko nabonaga atangiye kunsuzugura mvuga ngo nta mbaraga ndatora reka nshaka umukozi aza akora akazi ko mu rugo. Joy atahagiye asubire iwabo asubire mu byo yararimo. Ako Joy nagira ngo ndamukoraho ntitaha umugabo bari we witambika. Ngo namaraso rero navuga ngo nago umusaza. Iki? Bagenzi banje. Kibija. Cyakora bizasha abazansanga yo bazambwira. Ibi bintu nahoraga ndabivugaho. Bavuga inyamara. Naherezo bw'inzira ni mu nzu kandi nta caki itagiraga ingaruka. Dore. Ibintu byaturutse kuba kera. Bija ntabwo nari nzi ko umugabo wanjye akunda muri umuntu. Nabitekereza. Ariko none nawe menya ngo abagabo ukuntu turemwe mu kisi ni mwirari. Ibi bintu wigwa ko wambaye biri kukondora hasi meze nkaho uri marayika. Uri murumuna wawe birabitakobye. No nakurushirije ubwenge kurakunu yamariraga ubusa. Arige telefone igeze kumucika hano mu mbuga yambaye karakaguti hani keso ariri Bija winsaza telefone mu kuyitoragura ngo ubuzutu buraranganye abaregutse atubonye ikimuze impera nta musaza uvuga gitabonye bemabanga fumba kina kurusha nuko iminyaminya no kwigaragaza ubusi nta mugutwaye nta mujanye kuzira ko ntambaye ubwo busa kuko oya
nyabareka ariko rero icugusa vuga utari kwicugusa pe wajya mu mperuka koga ntukomeza cyenda bya bifite agahuyu ibyo ndi kukubwira kuko nk'agahene nk'agasekurume ko mu iki nyine nibyo ndi kukubwira ni wewe ni imisuzi ni imyenda iri kunuka nyine wewe uri ikintu ukwiye gukora ibibazo biza mu bindi uvuze ngo iki mbabara nawe nta kintu uri kunyongerera mu bibazo nifitiye uri kubyongera none se ubwo ukaba uri kumva ko amaherezo bizagenda mbare gatatu washingutse hejuru cyangwa irenze nagize nte nyine nawe reba ubu koko uyu mwana wawe bija mva iruhande nta kibazo nakubyara shafuye nawe utera igihugu uyu mwana wawe nudakora uko ushoboye shinguka iruhande agenda nta magambo yawe nshaka agenda aha none kana unsuzugura uzunzenguruka uze kunkubaho kukabuno kawe wagira ngo ntuheruka no koga ntabwo nkagukubyeho mabusha utoga sose reka ikibazo cyo muri umuntu wanjye tukiri uba kuki utoga ukiri kunuka wagira ngo ntabwo uheruka kumesa ntushi nese nazifura nkambara iki nubwo no kujambara mpaka mpfuye ariko nyine nawe mbere mbese urukumva uzakomeza kurara hanze kugeza gihe nese kuri mukuru ngaho ngira inama mbigenze uyu ni murumuna wanjye inama rero itarakabwa nkwereke nushaka umpiye inama y'akabwa akazi ndayemera ipfa kuba ari inama umugore wangu umugayo uhagarare ku izina ryawe ku ijambo ryawe ngire nese ngo nkuri irukana amacuho barakubwira ngo ushyigikiwe n'iki n'intara aravoma ndamwirukana kangase kandi yaranze kuhava n'umugabo ari washaka atakiriye ngo bari kurara no mu cyumba kimwe kurarana mu cyumba kimwe nje yanyirukanye mu cyumba nta kikeneye no kunyura heba rero kura y'amaso gusa ntari kumupakira nkure y'amaso ngiye mve ku mugabo wanjye nzirukwe muveho n'umugabo wawe gusa cyari umugabo wawe n'umugabo wanjye singe twasezeranye kanu yago maso kameze nk'agahwini ndakudiye aba mutangiye kunuka nifite ibibazo nabo zombi tumba nagufata nkagusa umva babara damabuje ntare kukuntu nagufata kagatwe nkakayishyira hano ufite nabuze umuntu ndabizi rero nari wabizira akajambo gato kabongera kuvuga urakazira ufite imboro nziza mu kanwa mabuje cyane biri musaza ni impamvu bija suma data buje bagujijije iki ko nturi keza cyane genda kabiyo abazi ubundi bazo nifitiye ni byinshi ariko rero akujya ngo urare mu ndabuze turarane kuri genda tumuka kararo ndakuzi dore ko gasa ntabwo ndasinzira ndagutse genda ujya gushaka amazi n'agasabuni woge cyangwa ufata akawuma wikube twagira ngo nkoze ku gahene wagira ngo ni ihene nkozeho jya koga nawe ibibazo ufite ntabwo ari bike jya koga kabiri koroshe mawe bitumye se batandaza munsi tubaza tukaba turiganira ku rugi shapfuye nawe utayiryaho Waninde? Njyewe. Wewe nde? Njyewe Kararisa. Ngwande? Kararisa. Risa wahe? Shafungura bigiye shafungura. Ni Kararisa. Wari wagiye? Mvuye guhaha. Igihe wagende wari ugikora yiki? Wose wari ugikora yiki igihe wagende? Shafungura ninjire. Kankubwire rero. Ikizi. Nimba hano baga bagutumye ibintu ukwiye kujura bibigi tukabanguka. Ngo ngucese muciye he? Uvuye guhaha ibiki? Ko wajya kugura ubu agamagi g'ibirayi? Amagi yasajya kuyahata. We bite?
Ni sawa. Umbaza. Iki se? Unshirire izo nyiragiteke 3 nashize hariya. Uzinshirire mu ziko. None numara kuzishira ubimpabi. Gasubira hano. Nibiba umukutu ubinzanire. Tewe zo kumvega gutya. Ntabwo urukundo. Nibiba umutura ubinzanire. Yego. Ubundi wowe unkwega gutya nkandi. Ugarutse hano kwenda iki? Nje kureba mabuja. Inde? Nje kureba Jojo. Akarutse Maria. Bakubwiye ngo iki? Ese niba baravuze ngo sinzaze ariko akaba yampamagaye. None kugarutse, ugarutse gukora. Yampamagaye ngo nze murebe. Wa mugore mende ufite amatwi ukabutumbaka. Kuzina ry'Imana. Ntabwo umuntu ungana gucusa guco. Ujyagenjeje kubera iki? None se uribwira ko nikuye mu rugo nkaza niherekeje gusa. Cyangwa nje mpamagara. Ziba. Barakubwiye bati uru rugo attention ni gasopo. Ariko ukomeje gushinga ibiti mu matwi ntabwo wumvaga. Ariko ubwo kuki Urugo barugusani. Tambukiye ntabwo ari. Ngahingira. Injira kuzanga Imana. Injira. Garuka hano. Ariko sibye ni. Garuka hano. Ariko mana yanjye. Umenze utazi bisho wari we. Asikireka. Aka kazi batamaye undi. Uwo muntu kwa mufuku kutari kumureka ngo yinjire. Bamuki? Zo kumureka ngo yinjire. Ngamwinjize. Umushyitsi. Yego mabuja mwinjize. Jojo. Subira. Mungu wawe ko yanze ko ninjira. Jojo nibanyira mu kazi cyo mu gitwani. Cyo guteka. Nyine yanze ko ninjira arimo arasakuza ari kubweka wagira ngo nimbwa. Ukubibwira nde? Wone amugo mubwira akanya kabuja sesiki. We ninjuru. Vugana na nyokubuja. Wasohotse akinjira. Uzi ko arimo kwanga no gufata. Wamubara wa mukobwa. Wamubara. Reka nkore. Kaje unagutubura nakwidati. Ari ibeshi. Injuru kutango nibeshi. Akira telefone ariko. No yirukankanye nawe mukobwa sinzi rero niba ndinjira. Itonde. Uretse ngo nyokubuja muvugane. Ma inde. Nyokubuja kira muvugane. Waretse umwana. Bijira mureke yinjire vuba. Ijuru bija mureke umbwiye. Ngwiki. Ari kuvuga ngo mureke yinjire. Kona ntabwo ndi kukumva. Nameze telefone yanjye nasayijyanye. Injira. Ngarura telefone. Arayiza muna cyo mubanza winjira. Ntabwo nshobora kwinjira atarama telefone yanjye uramusazi wanyu nabonye. Kutwara telefone yanjye. Telefone yanjye. Yani ikiwe. Ni kuri ameze umuntu wanyu. Ameze nk'umusazi baramuroza. N'umusazi w'umuntu nkuriya mu muhakazi. Afite ikibazo cyo mu mutwe nyine barabitubwiye dore haragiye. Ndebera n'ukuri kw'Imana. Siri telefone yanjye gikoresha kuri. Baje bagiye gushaka rezo. Zaba zitarezo. Rezo se ntibihari hano, ntiyari hari. Bo abantu babona batari kumvikana neza akaba ariyo mpamvu yo dore kudusenya ngo bwaraturubuye. Umva kwibaraguza. Nzabona yuzuye ngana urebe. Nta kibazo mabuja. Egesha. Nicunjura. Meza telefone yanjye ninjirwe ni. Tanga telefone y'abandi ko kimeze. Karari. Ipite danga. Karari. Iki waru wari. Karari. Kubwira ibintu nk'umwe ntabwo nakwiye kujya ibintu by'umuntu